turabasuhuje abakunzi bacu. Iyi ni Rubavu Buy and Sell kuri iyi channel yacu Rubavu Estate. Wadusanga kuri izo mbuga nkoranyambaga zose: Facebook, Instagram, YouTube na TikTok. Hose turahari, wanditsemo Rubavu Estate wajya dukurikirana. Izo nimero nazo ziri kuri WhatsApp cyangwa ukazihamagara ushaka ikibanza cyangwa inzu. Babandi mukunda rero ibintu binini cyane, twabazana ahantu hafite ubuso bw'ibihumbi 3,500. Na ahantu hagabanyijemo ibice bibiri, ahantu heza cyane. Uruhande rumwe rurimo inzu nziza cyane, inzu ifite na jaride nziza cyane, inzu nini, inzu y'insirimu imeze neza. Na ahantu heza rero mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, ahantu hitegeye hafite view nziza. Iyo ni parking ijya kuri iyo nzu. Ni ahantu heza cyane, ubuso bw'ibihumbi 3,500, harimo iyo nzu na jaride nini cyane. Aho hirya y'icyo gikuta ureba naho hari ubundi butaka bunini cyane, turaza kubereka. Iyi nzu rero nini igaragara, ifite jaride nziza, inzu ikomeye, iri ahantu heza mu buso bunini cyane, ku buryo ushobora gutura muri iyi nzu. Ku rundi ruhande ukaba wahakorera umushinga w'ubuhinzi cyangwa se n'ubworozi, kuko ni hanini. Kuba atazi ubuso, wabaza uwo mwegeranye cyangwa se ukabaza umuntu ubizi. Ubuso bw'ibihumbi 3,500 aba ari ahantu hanini cyane. Aho hakurya ureba naho harimo hahinze ibijumba, naho harimo. Urabona parking ihagije. Ari amazu yo ku ruhande ni amaduka, imiryango 3 nayo irimo. N'iriya nzu nini, n'icyo gice cyo hirya turi kubereka ibumoso, nacyo gihinzemo ibijumba, hakorerwa umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi. Iyi shwadire rero twabazaniye turi kuhagurisha miliyoni 280 z'amanyarwanda. Ni kope rero kubazi iby'ubutaka bunini cyane bukora ku muhanda, metero nkeya cyane cyane uvuye kuri kaburimbo, kuko kaburimbo iri hano hafi cyane. Ni metero nka 20 uvuye kuri kaburimbo. Ukagura iyi nzu nziza cyane ushobora gutuzamo umuryango wawe, warangiza bakaba bafite ahantu bashobora kororera inkoko, guhinga, kubera ko ni hanini cyane. Naho ugiye kuza kuhabona muri iyi video, urabona ko inzu ifite jaride nziza. Aha kuri iyi jaride ushobora no kuhashyira piscine, kuko ni hagari kandi ni heza cyane. Urabona ko hari inzu isobanutse, ikorotiye yose, inzu nziza kandi ikomeye. Ubuso bw'ibihumbi 3,500. Duhamagare rero, nimero zacu uri kuzibona kuri iyi video. Iyi shwadire ntigucike. Uzi kubona inzu nk'iyi ngiyi nziza gutya imeze uko, iri mu kibanza kinini gifite ubuso bw'ibihumbi 3,500, ahantu heza ku muhanda hagendetse kuri kaburimbo, mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, ahantu heza cyane. Waduhamagara, imari ntigucike wowe ufite ayo mafaranga cyangwa se uteganya kugura shwadire nk'iyi. Aho naho mubona ni amazu y'amaduka nayo areba ku muhanda imbere, hegeranye na parking. Urabona ko ari ahantu heza cyane. Iyi mari ntigucike rwose, ntabwo ihenze. Ahantu iyi nzu iherereye, kuhagura ikibanza ubwacyo ni hagati ya miliyoni 20 na 25, kandi akaba ari ikibanza gifite metero kare nka 300. Ibaze rero nawe ubuso bw'ibihumbi 3,500 ugabanyemo ibyo bibanza, urebe ibibanza byavamo. Noneho hano harimo jaride nziza, harubatse, harateguye, amazi, umuriro, ahantu washyira piscine, ahantu wakorera n'undi mushinga runaka, cyangwa se aho hirya hasigaye ukazakatamo ibibanza ukahagurisha, kubera ko naho ni hanini cyane. Imari rero ntigucike. Urabona portail yinjira, urabona parking ihagije, urabona clôture itandukanya iki gice kirimo inzu n'icyo hirya. Ahantu rwose wowe umushoramari cyangwa se abandi bajyaga batubaza ahantu hanini kandi heza hateguye neza, nagushishikariza kuduhamagara mu ba mbere. Urabona aho hantu hafite view nziza cyane. Iyo nzu murebe iri ku gice cyo hirya, aho naho muri kureba hahinze ibijumba, naho harimo. Hari ku cyangombwa kimwe nyine, niho turi kugurisha. Hose hafite ubuso ufashe hari inzu yubatse ugafatana ugateranyaho n'aha ngaha turi kubereka, harimo n'ari amazu iyo ku ruhande, naho hose hari kumwe. Turahagurisha izo miliyoni zose tubabwiye, miliyoni 280. Kandi n'ubwo buso ni ugufata iyi nzu ugateranyaho na buriya bwo hirya tuberetse, hose biri kumwe rwose. Icyangombwa ni kimwe, clôture ni imwe, nuko mo imbere yo winjiyemo hagabanyijemo kabiri, igice kimwe cyo guturwamo n'ikindi cyo gukoreramo ubuhinzi cyangwa se ubworozi, bitewe nuko umuntu utuyemo aba abishaka. Nawe rero uhaguze ushobora kugira ibindi wakoreramo, cyangwa se
wahategurira, ariko ni heza cyane. Urabona ko n'inzu imeze neza, no guhita winjiramo gusa. Babandi bakunda natire, ahantu hari akayaga keza cyane ngaho. Urabona ikindi gice cya kabiri twababwiraga ni iki ngiki, nacyo gikora ku muhanda kandi gifatanya n'iyi nzu. Ni korotire y'indabo gusa iri hagati bitandukanyije. Nariya mazu mureba ruguru yose arimo, n'iriya korotire mureba yose niho bigarukiye. Ikitarimo n'iziriya nsina ubona inyuma gusa, ariko aho handi hose uri kureba harimo. Imbere hari korotire isize amarangi y'umweru, niho ku muhanda. Kuva aho kuri uwo muhanda winjira ni metero nka 20 ugatugera kuri kaburimbo. Urabona ko ari n'ahantu hasa nk'ahitegeye, hafite view nziza cyane. Waduhamagara rwose, iyi mari ntigucika. Ubutaka bungana gutya, ubuso 3,500 kuri 280,000. Niyo wacamo ibibanza cyangwa se ntago bisanzwe ko wahabona hameze gutya cyane. Iyi ni Shwadil. Ntukererwe kuduhamagara ufite budget ya 1,880,000 ukaba ukeneye ahantu hanini harimo inzu yo guturamo, hakaba n'ubundi butaka ku ruhande bushobora kuzavamo ibibanza, kubera ko n'ubundi ni mu miturire, ni muri R1, ni ahantu heza rero cyane. Duhamagare rwose kuri izo nimero zacu uri kureba kuri video, wigurira ahantu harimo inzu ikomeye imeze neza kandi iri mu butaka bunini cyane cyane. N'ahandi rero ni mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu. Ku batahazi, urenze mu Byahi uzamuka kuri uwo muhanda wa kaburimbo mushyashya werekeza mu Rugerero, aho ngaho uraduhamagara tukakujyana. Urabona ko hafite n'imiryango y'ubucuruzi 3. Duhamagare kuri izo nimero zacu, turi kumwe cyane.